wa mukobwa rimwe na rimwe hari igihe ubona nta musore ukuvugisha kandi ugeze mu myaka 25 kuzamura, rimwe na rimwe ukibuka avuga uti nagumiwe. Ariko uyu munsi ngiye kukwereka ibintu ugomba gukora niba warabuze boyfriend. Rimwe na rimwe wasanga hari bimwe mu bintu cyangwa se amakosa ushobora kubukora akaba ari yatuma urukundo rwawe cyangwa se abasore batagukunda. Nibyo naguteguriye uyu munsi, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, naho ngiye bibategura nkanabibagezaho. Nitwa Aime, YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Uhawe ikaze. Rimwe na rimwe hari igihe usanga igihe umuntu agiye kujya mu rukundo cyangwa se igihe ategura cyangwa se yitegura kuba yabona uwo bakundana, rimwe na rimwe ugasanga muri iyo myiteguro cyangwa se mu bikorwa akora bikaba bishobora gutuma nta musore umukunda. Hari imico, hari imyitwarire ndetse n'imyifatire. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ibintu ugomba gukora niba warabuze boyfriend. Ikintu cya mbere ugomba gukora, kunda ugukunda, reka kwihoma kutagukunda. Rimwe na rimwe hari igihe usanga nk'umusore arakuvugishije, rimwe na rimwe wenda yagera mu ibere n'inshuti cyangwa se agira ngo agusuzume cyangwa se ngo arebe ese uyu muntu ameze ute, bimeze ute, ese gukundana nawe byagenda neza. Rimwe na rimwe ukamwihomaho. Rimwe na rimwe gerageza ubu umukobwa wihagararaho, wirinde kuba umukobwa wihoma. Rimwe na rimwe hari igihe umusore nyine abona wihoma, rimwe na rimwe akaba yanagupfusha ubusa. Rimwe na rimwe aba bakobwa bamwe na bamwe usanga baterwa inda, rimwe na rimwe akaba yaramaze nk'imyaka 5 nta musore bakundana yari afite, ariko uwo bakundanye rimwe ugasanga nyine ibikorwa umukobwa yeretse umuhungu bigahita bituma umusore amukorera ibyamfura mbi. Rimwe na rimwe akaba yamutera inda cyangwa se akamutera uburwayi runaka bitewe nuko umukobwa yakoze ibidakorwa. Unarebye bamwe mu bakobwa baterwa inda usanga baragiye bakora buri kimwe cyose kugira ngo abasore bishime. Rimwe na rimwe ugasanga nyine umusore nawe bitewe n'ibyo bintu mukorera bigatuma nyine akwereka ko agukunda kandi akubeshya. Rimwe na rimwe barakubeshya ko gukora imibonano mpuzabitsina ari ikimenyetso cya nyacyo cy'urukundo. Rimwe na rimwe umusore nyine hari igihe ugerageza ngo ukumwereke icyo kimenyetso cy'urukundo, ugasanga nyine nawe araguprofise aguteye inda. Rimwe na rimwe akakuyakana ugasanga upfuye ubusa kandi ari uguhubuka kwawe. Rero gerageza ukunda ugukunda, ureke kwihoma ku muntu uwo ari we wese mu rukundo. Ibyo ngibyo nibyo bizagufasha mu gutuma wihagaro kandi n'umusore ugiye gukundana nawe nyine agukunde byanyabyo. Gerageza wirinde kwihoma, umukunde nyine ariko ugabanye kwirirwa umwihomaho. Ikintu cya kabiri ugomba gukora niba ushaka ko boyfriend wawe cyangwa se niba warabuze boyfriend, kugira ngo ubashe kumubona, ita ku mubiri wawe. Nyaboneka ushaka kuba ari wa muntu ugira gahuyu. Rimwe na rimwe uragenda abantu bagasigara bipfutsa amazuru bitewe n'umwuka ufite. Gerageza wambare neza, mbese use neza, ube wa muntu mwiza, wambara neza ubu umuntu, ariko wirinde kuba umuntu usesagura. Rimwe na rimwe ntugashake gusa neza ngo n'udufaranga twose ufite utumarire mu kwimeresha neza. Gerageza unite ku kofi yawe. Turabireba ku ngingo zo hasi, ariko gerageza wite ku mubiri wawe. Nyaboneka ushaka kuba uri wa muntu utita ku mubiri wawe. Rimwe na rimwe ubaye imbata wo gushaka amafaranga, ariko wirinda gukorera umubiri wawe cyangwa se kwita ku mubiri wawe. Gerageza n'umubiri wawe wite, ukorera amafaranga, wita ku mubiri wawe, wirinde kuba imbata yo gukorera amafaranga cyane. Gerageza ukora amafaranga ariko unakora umubiri wawe neza. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma ubona boyfriend. Ntukibe uvuga uti naramubuze, ahubwo ibikorwa ukora nibyo bituma umubona. Ikintu cya gatatu ugomba gukora niba warabuze boyfriend, gerageza ugira imico myiza. Wasanga impamvu utamubona uri wa mukobwa wiyandarika, uvuga amagambo ayariyo yose abonetse yose, ibitutsi cyari cyo cyose ugisohora mu kanwa kawe. Ugasanga ibishego byose niwe bibarizwa, ugasanga imyitwarire yawe ni ibintu bitaguhesheje agaciro. Gerageza wirinde iyo mico mibi. Ushobora gusanga uri wa mukobwa ujya mu kabari, ukaba uri wa mukobwa usambana n'ubonetse wese, mbese navuga ko umeze nk'indaya. Ariko ibyo ngibyo nyine nibyo bituma utabona boyfriend. Nuko ubonye n'uwo wigize boyfriend wawe aba ari kugira ngo murarane rimwe, ahite akwanga cyangwa se ahita akureka, kuko ibyo yaragushakaho bihise bishira cyangwa se amatsiko yaragufiteho yarayamaze agahita yigendera. Ikintu cya kane ugomba gukora niba ukeneye boyfriend kandi uzahita umubona vuba vuba, irinde kwiyandarika.
rimwe na rimwe uburyo ki witwara ku bantu cyangwa se uburyo ki witwara kuri bagenzi bawe b'abahungu cyangwa se b'abakobwa bikaba bishobora kuba ikimenyetso cyerekana ko wiyandarika. Rimwe na rimwe imyambarire yawe, uburyo kuvuga, uburyo ki cyangwa se inshuti ugendana nazo zikaba zishobora kuguhesha isura mbi. Gerageza ugendane n'abantu beza kandi ugire ingeso nziza, ureke kuba umuntu wiyandarika. Kwiyandarika bituma nyine utakaza agaciro, bikanatuma igihe wiyandaritse nyine baza kukwandurura. Ntawe uzaza kukwandurura rero agira ngo akujyane mu rugo, ubu umugore ahubwo azaza agira ngo akwandurure, akurarane rimwe witahire. Ibyo ngibyo rero ntago biramba. Gerageza niba ushaka kuzagira urugo, ushaka kuba ugeze mu myaka 25 uhura n'abo basore rimwe na rimwe murakundana, rimwe agahita kureka ariko icyo yarashaka yakibonye, ukaba umaze nk'iyo myaka 25 kuva ku myaka 19 kugeza kuri 25 umaze gukundana n'abasore barenga 3. Kubera iki? Murakundana bitewe na kwa kwirekura, ukavuga uti ngiye boyfriend wanjye ntacyo ntama, rimwe na rimwe akagukunda nyine yaguhaga agahita yigendera, abonye ko icyo yaragushakamo nyine cyarangiye. Ikintu cya gatanu ugomba gukora niba warabuze boyfriend kugira ngo ubashe kuba wamugira inshuti nziza. Rimwe na rimwe izo nshuti ugira nizo zishobora kuba ziguhesha amanota make imbere y'abasore. Rimwe na rimwe umusore ushaka kugukunda yabona inshuti ugendana nazo akabita gushyira mu gatebo kamwe nabo. Ugendana n'abakobwa beza babandi b'abarokore azagufata nk'umurokore. Ugendana n'abakobwa babi babandi b'indaya babandi bakora ibikorwa bibi, aho ngaho azahita gushyira mu gatebo kabo. Rero gerageza ugendane n'inshuti nziza, wirinde inshuti mbi, bizagufasha. Ikintu cya gatandatu uzakora niba ushaka kugira boyfriend muzima kandi mwiza, gabanya ubwirasi. Ushaka uri umukobwa mwiza pe, wambara neza ukaberwa, mbese buri kimwe cyose ni cyiza kuri wowe, ariko ukagira ubwirasi. Nyaboneka n'umusore ukuvugishije kugira ngo umwereke kurenze ugatangira umwiryaho, azakwanga. Nta musore uba ushaka umukobwa wirya, nta musore uba ushaka umukobwa nyine uba ushaka kwishyira hejuru, ahubwo abashaka umukobwa wicisha bugufi, wa mukobwa uzi icyari cyo, uzi umuntu icyari cyo kandi ubu umuntu icyari cyo. Garageza ugabanye ubwo bwirasa, ahubwo ube umuntu muzima ukora ibintu bizima kandi ugaragara neza nk'umuntu w'abantu banyabo, nyine nk'umuntu ugaragara nk'umuntu wanyawe. Ibyo ngibyo bizagufasha. Ikintu cya karindwi ugomba gukora niba warabuze boyfriend, gerageza wambare neza. Nyaboneka iyo myambarire yawe, ushaka wambara bya bigutiya bikubura umuhanda rimwe na rimwe ntawe uzagukunda, ariko nanone kwambara ubwo bujipo bugufi sibyo bizaguhesha umusore wa nyawe. Gerageza wambare neza nyine nk'abarokore. Iyo usanga nyine umuntu yambara ariko ugasanga uburyo kiyambara, ubundi ushaka kwambara imyenda miremire nk'uko nambuza ngo ibijipo bikubura umuhanda, nari nsa nk'utebeje, ariko gerageza wambara imyenda nyine iguhesheje agaciro. Ntiwambare izo mini, gerageza wambara imyenda mizima iguhesha agaciro, apana ya myenda ipasuye, ya indi biriho pasura. Gerageza wambara ahubwo imyenda mizima, ya myenda miremire iguhesha agaciro, kandi bigatuma n'umusore ugendana nawe nyine yihesha agaciro. Rimwe na rimwe usanga umusore wiyandarika cyangwa se ufite ingeso zigiye zitandukanye aba ashaka ngo umukobwa w'umurokore. Gerageza rero nawe ube umurokore wa mukobwa we, bizatuma umusore ugukunze nyine abona ko ajyanye umukobwa atajyanye ikigarasha. Ikindi kintu cya 8 uzakora niba ushaka kuzabona boyfriend, irinde ubusambanyi. Kuko twavuze haruguru, igihe cyose wigize umukobwa, umusore wese aragusaba ukamuha, cyangwa se uwo mukundanye wese biba byarabaye nk'akazi cyangwa se nk'itegeko, nk'aho uri umugore we, ugasanga nyine muraryamana. Ibyo ngibyo bisenya urugo rwanyu ndetse n'urukundo rwanyu. Ushobora kuba ugeze kuri uno munota ariko ukaba utarakanda subscribe. Uyu munsi tukaba twabateguriye ibintu bishobora gukora bigatuma ubona boyfriend. Rero muri video ikurikira tuzabagezaho ibyerekana girlfriend, cyangwa se ibintu bishobora gutuma ubona girlfriend. Abasore muri he, mutega amatwi. Ntugende udakanze subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, naho njye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime. Iyi YouTube channel ukuraho ibyerekanye n'imibanire n'uburyo ushobora kwitwara mu rukundo yitwa Aime Heart. Mukomeze kudukurikirana cyane.